yaha kingflow on the mic. Imbaraga zanjye urugendo rwanjye let's go. Imbaraga zintera guhaguruka n'isi yanyereraho sincika imbaraga. Sinkomeza ku nzozi kingflow Jeudi ndacyubaka amateka yo hejuru. Nakuriye mu guhinyirwa mu mibabaro idashira, ariko umutima ntiwagize ihungabana. Nabaye hasi mbura gishyigikirwa, ariko indoto zanjye ziba umusaraba wo kwitwaza. Niga gukora byinshi amage mu isoni fo, niga gutsindwa si iherezo ryacu. Jeudi mu nzira ntera intambwe, ndazamuka ku mpamvu si ku nyungu z'abafananika. Ndura umuriro uvamo imbaraga, rap yanjye ni mutazubaka ubuzima. Izo mbogo zingera amajanja ndakomeza nkazitsinda. Umutima w'umugabo ntiwigera ucishwa bugufi. Imbaraga zintera guhaguruka n'isi yanyereraho sinzigera ncika imbaraga. Sinkomeza ku nzozi kingflow Jeudi ndacyubaka amateka yo hejuru. Basore nimwumve ibi si ibihuha, hari abasenya ejo hazaza mu masaha make. Ubusambanyi butwara amafaranga n'icyubahiro, bugatwara amafaranga n'inzozi. Hari abajya mu maraha nk'aho ariyo nzozi, bakibagirwa ko ubuzima bwabo bugenzwa na disipurine. Kwiyubaha, gukunda Imana, ababyeyi, igihugu twubaka ejo hazaza. Umusore wiyubaha isi imuha icyubahiro, kandi ejo hazaza he hakagira umucyo w'umugabo. Wandika amateka yawe mu bikorwa bifite ishingiro, si mu maraso y'imijinya no mu mva z'ubusambanyi. Rap yanjye ni impuruza si umwijima w'ibyaha, ni inzira yo guhindura ubuzima bwo hasi. Imbaraga zintera guhaguruka n'isi yanyereraho sinzigera ncika imbaraga. Nizo zubaka ejo kingflow Jeudi urugendo rwanjye ntiruzigera ruhagarara. Yahaye imbaraga zanjye n'Imana nizo zingira uwo ndi we. Kingflow Jeudi official nkomeje urugendo rwanjye. Shimwa production ku bufatanye na Allah. Kingflow record production.